Hello everyone, nitwa IGIRANEZA Yves, CEO The Professionals. Maze imyaka 3 n'igice nkorana na company Alliance Motion Global Project Economy Drive. So urugendo rwaye rw'imyaka 3 rero rwari urugendo rutoroshye ariko kandi rwambere rwiza cyane kuko sinigeze ntekereza ko mu myaka 3 n'igice hari ikindi kintu ari gukora kikaba cyamindira ubuzima bigeze aho iyi company imaze kumindira ubuzima aka kanya tuvugana. So natangiye bingoye. Actually banyigisha business ndi umunyeshuri muri kaminuza muri IPRS Kicukiro nigaga mechanical engineering cyangwa se bijyanye na sudire. Ntabwo byari binyoroheye nigaga ku mama nimugoroba nkajya gucuruza ibiraha n'amacapati ku buryo banyetroducinze iyi project mbanza no kugira imbogamizi yo kubura igishoro. Negereye abavandimwe n'imiryango bancinege birangira mfashe risk yo kugurisha laptop yanjye niganaga positivo, telefone yanjye nakoresha kuri WhatsApp ndetse nanaguzaguza inshuti n'abavandimwe kugira ngo mbone starting capital. Ariko uyu munsi nshimishwa cyane no kuba uyu munsi ubuzima bwanjye bumaze guhinduka ku rwego uyu munsi nabashije kwigurira iyi Mercedes Benz compressor nyuma y'imyaka 3 n'igice nkorana n'iyi company. So ni ibintu byiza cyane kandi ntabwo ari byo gusa nabashije kugeraho kuko uyu munsi warone ndi Gold Executive muri company very soon Global Ambassador. Uyu munsi warone ndi million ya Sako member ndetse nabigeze inshuro zirenze ebyiri kuko maze kwinjiza amafaranga asaga muri $50,000 z'amanyarwanda muri iyi project mu gihe cy'imyaka 3 n'igice gusa maze nkorana nayo. Bivuze ngo namaze no kwigurira andi ma property like lands, ubutaka bwinshi haba muri Kigali ndetse no mu ntara amaze kubwibwizaho biturutse muri project ndetse nabashije travelinga around the world muri East Africa. Munda planninga amaze gutsindira urugendo rwo kujya muri Philippines namaze guqualifyinga. Ibyo ni ibintu byiza ariko hari n'ibindi byiza byinshi cyane bitegereje. So cyo nabwira rero umuntu ugitangira business namuha courage yo gukomeza gupushinga and never give up. Iyi business izabindura ubuzima birenze ibyo twigeze gutekereza. Undi muntu utaratangira business nawe inama namuha nuko iyi business yayitangira kubera yuko ni business yahinduye ubuzima bwanjye kandi nimba yabasha guhindura ubuzima bwanjye nawe yabasha guhindura ubuzima bwawe. So ndashimira team twafatikanyije of course The Professionals team yanjye, ndashimira team yambyaye The Champions ndetse na team yatubyaye The Optimist ndetse n'abantu bose bakora iyi project Alliance Motion Global twafatikanyije muri byinshi. Ndabakunda cyane. See you at the top. Thank you.